ibyanwa n'ibifavura urarusha debeni hanyuma mu mudugudu ukirirwa wirukanga urashonje. Nashonje iyo phone ishizemo umuriro ntago ivibura. Yego telefone we ibigango urabirusha ibonse ya Bruce Melody, ubwenge urabwujuje bwose. Gute wabyutse saa 2 uzi yuko ushonje? Wamfashe ukaniza igihumbi mana. Igihumbi mu munota umwe cyunguka ikindi gihumbi. Keje toa comedy. Ariko Tox ubushomeri bwo muri iyi minsi uri kububona? Ubuhe bushomeri? Bwo kubura amafaranga. Hari ubushomeri bwo kubura ibyo wigeze wumva se? Nanjye bwo kubura amafaranga ntabwo nzi. Akose man mwagiye mureka kwigira ibyo kweli. Wowe Toxic uri umuntu utazi ko babura amafaranga. Ya uko mbikubwiye nuko nukuri. Ubu ni sura mbonana niri kubikwibwirira. Iyihe sura? Mubwiye isura yanjye Toxic. Cha isura ndi kuyibona ariko hari washonje. Gakubitwe n'inkuba. Urabona nsa nk'ushonje. Wenda no gupfa kuko unadufashije wakirinda kujya ku zuba. Mu migaragare harabura izuba rimwe pe ubundi ugacaho. Ariko koko injiji zibaho ndemeye. Uvuze ko ndi kukubana n'inzara kandi yenda kukwica. Nukuri ntacyo uciye kure. Ariko umugabo nyamugabo nuzi kubika ibanga rye. Hanyuma nimba nshonje mbitakire buri wese ngaburire. Nirirwe mbiririmba ngo bikemuke. Ukabya inzara uri ikintu cy'ikigabo. Mafi uri kumva ndi bikugenze. Erega baca umugani mu Kinyarwanda ngo ushaka gukira indwara arayirata. Urata. Hanyuma nimba waburaye uraza kubiratira Toxic uzi ko ndagufasha iki? Ariko kabimenya. Kamenye none uri bukwica. Uranyumvira ubushyano. Ibyanwa n'ibifavura urarusha debeni hanyuma mu mudugudu ukirirwa wirukanga urashonje. Nashonje iyo phone ishizemo umuriro ntago ivibura. Yego telefone we ibigango urabirusha ibonse ya Bruce Melody, ubwenge urabwujuje bwose. Gute wabyutse saa 2 uzi yuko ushonje? None ko nta kazi mba mfite. Gurisha ibyo wambara rero ubona ibyo. Reka bazakubeshisha. Iwacu ni turi abashonje bene ako kageni. Kwa Mafiyeri. Sha ibyo ni umunwa mwana. Toxic wamfashe ukaniza igihumbi mana. Igihumbi mu munota umwe cyunguka ikindi gihumbi. Sha bazatunga amafaranga Imana yarabavivuye pe. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kejeli Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.